ndicaye rero mbaye kuri website mbaye urareba kwa kundi umwana baraho bamubwira bati bigiye gushya akayashya ati nkakubita umutwe nkakanguka ni website bitaba bigeze website bitancika website sinyihanze amaso nkaheba bivuyeho ndavuga nti singiye gupfa ntegereje muhungu wa Maria na Yosefu nongereho na Neke ndaryamye biko byakabaye nikojeje imuhira nkikoza mbona woda kuri televiziyo ya Republika arasomye harya Diane ngo yitwa nde nshimiye Imana niko yitwa se nagira ngo ndishima nishimiye Imana amazina ye nishimiye Imana burya ntabwo ari shima oya shima baba bagaciyemo nyine nkuko nawe yumaze yo banjye banyita Sko bavuga Sko Sko Star uyu nguyu wabo bamwise Dawidi ariko yageze no yitwa David Dave ibintu bigenda bimera bavuga byendaho Mr Bavuga ntabwo zibipfa n'iki noneho mbona barasomye mbere yuko nyumva uko basoma natekereje ikintu ibyo kuri website ubwo byarangiye website yo yagiye nkuko mama yagiye yagiye nta mugaruro icyambere nuko agisoma oda ku president wa komisiyo agisoma nkuko byatangiye nyine niko byagarutse tangira avuga ati umukandida wa RPF Inkotanyi Paul Kagame number 1 ni nawe wagiye ku munsi wa cyane ndazinduka saa 11:50 ureba uyuge nari mpagaze mu mahuriro y'inzira dore ko iriya nzu bayigize rompu iriya nzu burya yubatse muri rompu imihanda irayizenguruka yose imeze nk'iyi tubamo zonyine muri Kigali nizo zonyine ziri rompu ari amazu mba nikojejemo bati wazindutse barasaka baciye nsubire epfo aho basaka batoya ntabwo amasaha yo gusaka aragera urabo uhagaze hariya uti ndahagarara n'ibintwaye iki ko najyaga ko mpagara ntacyo ntegereje hanze kuba ndahagarara ndasimama pe wa mugani wa mukecuru ukera batera urwenya abantu ngo baratinye gutaha umukecuru ngo areba Perezida Kagame yasuye abantu mu ruhengeri bamuha ijambo ati nyakubahwa ati nyenzi zaza tubwira ngo nidusimame nta shida none abana bacu batinye gutaha baravuga ngo uruzaje rino baraja baramwica mwatubwira barataha kweri baze bazasimama nta shida nangwa muzabica onda basubize iki Perezida aratembagara araseka ageze aramubwira ati ni bande bavuze ko bazabica atabwo mwicaranye mwa abo ngabo kamwereka abasirikare atu genda uzababwira abana bawe bose batahe uzabakora uzambwira ati kweri undati cyane ataha ibyakurikiye iyo nama ntabyo azi yaratashye azamuka mu kinigi ajya kubwira ngo bari mu birunga ati muze yambwiye ngo muze ati yambwiye ngo muzaciye mungu ati mumanuke nuko baramanuka nanjye niriwe nsimamye hariya nzi ngo nta shida ndasimama aramusomye koko nibyo niki ariko ikintu cya mbere cyari muri iyi kesi yo gutanga abakandida ku mwanya wa perezida mbere yuko tuvuga abantu ku wundi ikijyanye n'imikono kiri very tough kubera iki icya mbere Scovia ushaka kuba umukandida kananga urugero wenda kuri Diane ngira ngo naba barafinda n'abandi ntabwo bisinyishiriza baratuma barangaja aba bazabasinyira nta nubwo bohereza umunyamuryango ko cyangwa umurwanashyaka babaza Scovia bati mu karere ka Nyagatare wabasha kuhasinyisha nticyane akampa liste rwa rupapuro nyine ruriho rogo yabo n'ibyangombwa binyemerera kubikora nkajya kumushakira imikono ariko babanza kumenyesha ku karere nyine barakamenyesha yego ko harimo gushaka imikono hari imikono irimo gushakwa nihagira umubona ataza kumva ko ari umuntu urimo gukora ibitemewe ibyo ntacyo bitwaye mwaho ngaho ariko utarakomeza babashaka imikono abungu barimo barataka muri iyo mvune bagize baravuga bati twaba nibura bazabikosore bajye baduha urupapuro twitwaza guko tudahutazwa yego continuo icyo ngicyo icyo cyo kudahutazwa n'ikindi urupapuro ntacyo rwabafasha amategeko n'ubundi arahari turaza kumva commentaire buretse ku mpapuro
babaha za lisite zo gusinyishirizaho bamuha n'icyangombwa cyanditse ko yemerewe gushaka imikono. nibyo navugaga nyine biba bihagije ibyo cya neke giteye kashe, kuko ubu ntabwo bijyanira izabo bajyana urwa nete bajyana iza neke Yabahaye. yamarisi ubona ariho antente za imitwe nyine neke repubulika y'u Rwanda baba komisiyo y'igihugu y'amatora bya bindi bakazimuha. niba bamuhaye 10 zikaba zuzuye ashaka izindi aragaruka, ntabwo afata rwa rundi ngo rufotoze kuko bamuha inomero nyine biba bikoze ibyo. agatwara iki urupapuro. ikibazo kirimo hano urwo ruhagije kugira ngo urahagije bana uguhutaza ntabwo aguhutaza kuko yabuze icyangombwa, nuko aguhutaza kuko ariko yabyumvise. ubundi sare sida twumvise zihutazwa ryabo bino minsi na Diane yavuze ko byahingabanyutseho mbere ngo barabafotoraga n'ibindi bintu ariko nta muntu ubatesha umutwe. yego twagiye ku malisite kuri liste nicyo mvuga. ngewe Scovia nkohereza David kunsinyishiriza Nyabihu, we nkakohereza Muhanga. ariko ubunyangamugayo bwawe nk'umuntu wagiye ku kazi nibwo kibazo. ushobora no kwicara mu biryogo muri geto. oya ntabwo wakwicara mu biryogo we na Karuma yahicara cyangwa se n'ahandi akavuga ati indangamuntu igira nimero zingahe kigaragara niho tuwe akabiri byose mwabishyize mu biryogo akicara mu biryogo akagukorera indyogo za ID kajya avuga ati ID yanjye ati ku mugore haba 7 umugabo akaba 8 ubwo njye narigiye kuvugana akicara hari buhurire n'abantu kara si ngombwa akicara akajyandika ati bavuga neza Jonathan akarere Muhanga umurenge akashaka imirenge nyine ashaka kuri Google kuko biragaragara akandika kugeza no ku mudugudu Seminari Sipiriyani akamwandika imidugudu n'utugari byose ashatse yagira n'abamarika indangamuntu zatakaye enza akareba ID akayihimba akurikije imibare yiyafite kuye ku mugore agashyiraho 7 ku mugabo agashyiraho 8 uwo nguwo aba yateye intambwe yo kumenya ko bitandukanye haba yabaye umuhangu akabyandika wenda akaba afite umuntu azi Muhanga cyangwa yifatiye akamuhamagara nawe akazishyiraho mu bantu 12 ugasanga 5 nibo banyabo abandi sibo n'uwaye musomye akaba yisomye nabi yibeshyaho mu bari. hano harimo ikindi kintu ntari narigeze numva wasanga n'abakandida bataracyumvise nkanjye n'abantu 12 buri karere bari kuri liste yitora kandi bafatiye irangamuntu muri ako karere bafatiramo indangamuntu bafatiye cyangwa bahatorera urabona nka oya ngiye mfite irangamuntu ya Kicukiro ubu ngiye ntabwo nashobora gusinyira umuntu muri Gasabo ntacyo umukono wabo maze ntacyo umaze uzi ko ibintu birimo procedure igoye ariko ako ga close ngo ntibagasobanuriwe ako kantu birashoboka uwitwa Innocent twavuganye yambwiye ko batagasobanuriwe ngiye president akibivuga birashoboka rati ibintu nabyo biragoye nukuvuga ngo ikintu cya mbere aba bantu bashaka kuba ba president nabo bakwiye kuba bari macuwa yego akabaza akantu kose nakari mu nda y'ingoma akaba afite mbega nk'umujuriste nk'umunyamategeko umucekingira akwiye kuba umuntu wese afite office umucekingira icyo ntekereza akwiye mu munsi wa mbere agitekereza gutanga kandidatire akwiye kuba afite inzu y'abanyamategeko yangaje barimo gukora ibintu mu noneho akaba afite umunyamategeko bajyana bamaze batuyuzanye n'icyo ati ni umufasha mu by'amategeko ndagira ngo nzubahirize amategeko muri ibi bikorwa nkuko amategeko agenga amatora abiteganya akaguha impapuro haba hari n'icyo utumvise umunyamategeko akakubariza ako kantu rata imitego yari bose abimita imitego ibibategeka byari kutamenya challenges zari yego nka Diane ntabwo azi gutandukanya incarubanza n'intuza criminal code n'icyemezo cy'urukiko basa nuko atabizi ntukutabimenya nese yakibuza muri lisanse yitwa ko aricyo yazanye katumwite ko atabimenye ariko nitumara kuvuga kuri iki ndaza kukubwira icyo yashakaga gukora ahubwo oya impamo ya none kereka kivugiye aya bana umva David ugende buhoro mvuye muri konje imeze neza hari ibintu ugomba kwitondera handa David je sejo gym nakoze ukuntu zingana urananije kunkanga jewe urananije ejo we warirukanse uzi ko ngende mu bafashe umudari muri Kigali umudari bwoko ki wena deputy Habineza akuse Habineza we ngo yagiye muri demo maratora ngafata umudari wa zahabu Frank mu batarabigize umwuga yagenda nk'utunyoni
mu batarabigize umwuga twebwe ishaka ryacu turi babi cyane bagenda biruka mu biti biri green urabona Kigali yari ifite umwuka mwiza kubera ibiti urumva ako nakanyuzemo ikibazo rero kiri kuri iki cy'amatora abakandida bashobora kuba barimo no kuburana hati umuntu nazanye niwe ariko intumwa yitaramubaniye ikindi kirimo hari uvuga ati jyewe ninjye wagiye kubizanira ariko muri systeme ntabwo bahaye uyu mukandida access aho niho nari kugera haca umurongo neza access kuri systeme wa verifying ko ibyo urimo gukora ari ntuzi Scovia naguhiranga muntu hajya kwirangamuntu inyuma handitseho akarere biragaragara n'amaso aho yatangiwe uzi ko utajya uyigendana nkubonye reka ze nkurebe ahubwo ibifite code ku ndangamuntu igira umubare w'akarere yafatiyemo ngira ngo turebe tugomba barabizi se kabyo ariko nyine ntabwo wapfa kubimenya aho yatangiwe hariho Nyarugenge issued at aho yatangiwe icyo nicyo kintu cya mbere umukandida yagombaga kwitaho kurusha ko wamusanze byari byoroshye bana uretse kurusha ko wamusanze Nyagatare indangamuntu ufite Kigali iriho aho yatangiwe aho yatangiwe aho niho usanga buriya no mu ndangamuntu hari amakosa akora gupfa kukwimura ahantu ku ndangamuntu buriya ngo ntabwo bakwimura ahantu watanye indangamuntu haragukomeza paka umva nkubwire ikintu gihari nge nshobora kuba mfite irangamuntu ya Kicukiro bivuze ngo umukandida wasinyishe Kicukiro nubwo yansanga Igicumbi namusinyira agusanzeyo akanshyira kuri liste y'Abakicukiro byari binoroshye hata wa mugari ko byari byoroshye guca kugenda ujongera ashatse yari buza hano akavuga ati kashaka wakicara Kigali ugatera intebe akajya kubaza ati Jonathan akaza agasanga Jonathan ni Rusizi akamukoraho agasigara kumenya niba utarapfuye akareba irangamuntu agashyiraho sibyo akaza koboye akamusanga Ibyumba akamusinyira Nyarugenge njyewe akansanga Gasabo nkamusinyira Kicukiro icyo rero nicyo gishobora kuba cyaragoye abavandimwe kuko sinzi niba barakimenye nk'uwitwa Innocent twavugana yavuga ko atakizi twibutsa abadukurikiye ko Innocent harya n'uwuhe umwe mwarimu Monsieur umwe muririmbyi umusitari mwarimu hano ariho ngo buderi wowe arihe n'uyu sabase n'uri yawo hagati ya Herumani na Thomas reka aba bantu bose n'abarimu babo hasi umwashaka n'uri yawo hejuru professeur nande na nani ni uri nderwa mu mutwe hoya na barafinda yigize kwigishaho akora kigaragara na barafinda yigishijeho hanyuma umbonye ngenda wagira umbonye ngenda wagira ko ntabishobora we nawe ni mwarimu ashobora ko icyo nzi nuko ari umunyamategeko yize international law ahubwo twibutsa abantu ko abasanzwe badafite izo ndangamuntu abatarasanzwe bafite indangamuntu harimo Hakizimana Innocent abazigize icyo kibazo cy'imikono ishingiye ku ndangamuntu harimo Hakizimana Innocent harimo barafinda Secikubo Fred harimo n'uyu Thompson na mwarimu Innocent nabo ngabo naho abitwa Diane na Diane ni bande Diane ngo yajyanye abantu bageze ku gihumbi yashyizemo na reserve erega n'uyu nguyu uyu Mbanda yajyanye 900 ariko yikuriye mu turere tw'Ikigali gusa Bugesera Kicukiro na Gasabo Mbanda se yari afite buzuye oya ntabwo buzuye ndavuga yarafite 900 abantu ni 900 ariko ntabwo mu turere dutatu gusa ubundi kondisi ariko Mbanda yakoze imworoheye uya Mbanda ntabwo yaragamije gutanga kandidatire bana yashyushyaga ikibuga Mbanda rwose unakurikije uko yavugaga batese bati awe nkanga wihuma wowe tumwanya ntabwo uri vacant bati nose ujugamije iki ati ngenje mfasha umukuru w'igihugu sinzi kuntu yamwitaga mu Binyarwanda byinshi niba ngari umutoza w'ikirenga ibintu nk'ibyo ati nje kumufasha kubaka ubumwe ati hanyuma subwo competition ikaba gute ati bya competition wowe bikuye he ariko nta matora burasho none se mute aba bantu uwitwa Thompson ntabwo ndabasha kuvugana nawe ariko ndakotinga uwo twavuganye witwa mwarimu Hakizimana waravuga ati ngewe nka Hakizimana nakoresheje miliyoni 10 mu kugira gute mu gushaka ibyo byangombwa ati imikono by'umwihariko yarayiguraga noneho ntabyita kugura ariko avuga ko hari igihe yasa kugira ngo usinye n'umuntu mwabaga muri kunywa nk'agacupa
muri protokole birasanzwe nta bintu biba birenze bihari koko ngo hakaba nubwo amara kurinywa ryashiramo akigenera akavuga ati musaza ati ibintu byo gusinya gihe ntabwo mbibagamo ibintu byo gusinya ari mazima ariko hanyuma Thompson we ngo yakoresheje miliyoni 20. Thompson Thompson ni uyu nguyu 20. Ayo mafaranga ngo sabe ibyo mu ishuri ayobora yabyanditse muri ibaruwa ye ibishoro rye ritarata yabyanditsemo witwa Inosa yambwiye ko bavuganye ariko yamubwiye Inosa w'umunyamakuru Inosa nawe wagerageje nyine bari kumwe uriya mwarimu yimuvugira rero reka tuvuge ibyo yivugiye waravuga miliyoni 10 rero oya ndavuga uyu se zirimo nyine nta kintu yanditse muri ibaruwa kivuga amafaranga baruwa nta kintu cy'amafaranga bivuze hari aho yagitanze mu gitekerezo cye kuri radio cyangwa ntabwo havuga urupapuro gusa ariko nyine we birimo biravugwa n'undi mukandida oya no ese umukandida aravugira mugenzi we byo ntago ari byo reka tuvuge uwivugiye rero tuvuge uwivugiye yijya kubwira ngo na mugenzi wanjye yarambiye ibaruwa ye ibyo bintu n'ubujaje aravuga ngo mbere na mbere nshimiye ko komisiyo y'igihugu y'amatora yatwakiriye ndetse uyu Thompson ndetse n'uburyo iri gutegura amatora mu mucyo mu buryo bugaragarira buri wese ndetse nshimire n'abanyarwanda bari bangiriye icyizere bakanshyigikira bakampa imikono yabo kugira ngo mbashe kuba umwe mu batanga kandidatire y'uwifuza guhatanira kuba umukuru w'igihugu mu matora ateganijwe muri Nyakanga 2024. Ibi biragaragaza urwego ukwishyira ukizana bigezeho muri demokarasi twihitiyemo nk'abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko. Kuba rero ntarabashije kuza ku rutonde rw'agateganyo rw'abahatanira kuba umukuru w'igihugu nk'uko byagaragajwe na komisiyo y'igihugu y'amatora NEC byaturutse ku nenge zagaragajwe na NEC zishingiye ku kuba ntarabashije kwigira mu turere twose nkange ubwanjye, ahubwo hakabaho gutuma abasinyishiriza kubera inshingano z'akazi ka buri munsi nsanganywe. Mboneyeho rero kumenyesha abanyarwanda bose ko urugendo rwanjye nk'uwifuza kuba umukandida wigenga muri aya matora araha nduhagarikiye. Niwe suruhagaritse ko barumuhagaritsemo nyine icyo avuga we nyaho birangiriye kirarangiye arabwira abamushyigikiye ati mwakire aho tugeze ntako tutagize ntako bagize aho. Ndahamagarira abanyarwanda bari bangiriye icyizere batanga imikono yabo n'abandi bose bari banyeretse ko bashyigikiye umurongo wanjye muri politike ko bazatora umukandida watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi nyakubahwa Kagame Paul, kuko nanjye n'umuryango wanjye ari we tuzatora kugira ngo dukomeze gushyigikira icyerekezo cyiza igihugu gifite no gusigasira ibyagezweho nk'uko nabigarutseho ubwo nazanaga ibyangombwa kuri NEC. Yari yatangiye neza ariko ashoje yari yatangiye n'abariko ashoje neza. Ndahamagarira abanyarwanda bose kwitabira amatora no kwerekana urwego demokarasi y'ubworoherane igezeho mu Rwanda. Harakabaho u Rwanda rufite amahoro n'iterambere. Yatabye mu nama abantu kuba umukandida, yatabye abantu mu nama baramusinyira atazi riva rirenga none atangiye kwivuga imyato. Riva rirenga gute? Icyambere w'icyavuga ni cya kinini navuze. We ntiyigeze ajyayo. Yego. Yarangaje. Rero ko abo yatumye kuba bataramuzaniye ibyuzuye. Sibyo? Ntabwo arimo kubirenganyiriza NEC. We niyo message yumvikana. Kubera kandi kazi yagize. None icyo nshaka kumenya. Mwarimu waho nduvuga ngo yigiriye mu turere 30. Yari yarasize akazi. Nuhe? Wa wundi mugenzi we. Kwigisha yari yarabiretse. Ngo yajyagayo bimugoye nyine ariko aremera arabikora. Mwibaruwa y'uyu nguyu rero witwa Mr. Hakizimana Inosa akarere ka Nyabihu tariki ya 6 Nyabihu tariki ya 8 kwa 6 munambabarira ati madamu perezida wa komisiyo y'igihugu kaga kantine ati nyakubahwa iriya mikoro se muri mabuso ya kantine umunyamakuru yamusanze ngo amubwire ukuntu yafunze. Madamu perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora NEC mu Rwanda, impamvu kujuririra imikono itishimiwe muri NEC none nkahabwa iminsi 5 yo gusinyisha mu turere. Madamu perezida wa komisiyo y'igihugu nejejwe no kujiririra imikono itishimiwe mu turere twa Gasabo, Gatsibo, Kirehe, Nyagatare
ati muri neke ndetse no gusaba madamu perezida wa komisiyo y'igihugu ko mwanyemerera kujya gusinyisha iyo mikono mu minsi 5 jours nk'uko amategeko yabiteganyaga ko nyuma y'urutonde rw'agateganya abakandida bose batashoboye guhagaritsaho batasohotse umva mu mategeko gusinyisha byarangiye ku itariki 30 nanjye niko mbizi. icyo bakosora ni nka kuriya Diane bavuga ko atazanye icyo kwa muganga atazanye, ariko ku mikono ni don't touch ni itariki 30. yo ni ijuririrwa nawe urumva ko atabizi ubwo twaje twagize ari ibintu byinshi iyo uganiriye nabo nibwo wumva ko hari ibintu byinshi kuko hari nk'agatabo ngo komisiyo yabahaye karimo ayo mategeko. uyu nosa tuvugana nambwiye nese agatabo wari wagasomye kose urakumva ati nagiye nagasoma nyuma nsanga hari ibingomba yatekereje nyuma yo gukora ati atari ibyo nagiye nabona nyuma ngyitondeye burya urumva. hanyuma rero arakomeza aravuga ati mu by'ukuri madamu perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora neke mu Rwanda nshingiye ku igazeti ya leta nomero akayivuga mu ngingo ya 64 bavuzemo ko itangazwa rya kandidature zemejwe by'agateganyo birengagiza nkana ko itegeko rigena uburyo bwo kujuririra imikono itishimiwe mu turere twa Gatsibo, Kirehe, Nyagatare muri neke mu Rwanda. kandi mwari muzi ko tugomba guhura n'imbogamizi mu mikono, ariko ibyo mwatangaje ko imikono itemeye kujuririrwa ntaho byanditse mu gazeti yayindi nababwiye. ati mwebwe mwateguye kandi mwariza amategeko neza, nkumva rero iyo ngingo itarimo idukumira ku kujuririra imikono itishimiwe muri komisiyo y'igihugu y'amatora neke mu Rwanda. Nejeje kandi no gusaba ko mwandenganura ngahabwa iminsi 5 yo kujya gusinyisha imikono muri icyo mu gihe cyo kujururira cyateganijwe na komisiyo y'igihugu y'amatora muri neke kugira ngo Mr Hakizimana Innocent nsohoke mu rutonde rwa burundu ruzasohoka ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu. na niyo mpamvu kandi mbandikiye njururira gutesha agaciro icyemezo mwongeyeho kitari mu igazeti nomero yayindi ari kuvuga no kunyemerera kuzuza iyo mikono guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu. mu gihe ndegereje igisubizo cyanyu madamu perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora neke mu Rwanda, mbaye mbashimiye mu gukemura ibibazo ndetse no gusubiza vuba mu gihe cyiza. umukandida wigenga ku mwanya wo kuyobora u Rwanda Mr Hakizimana Innocent akubitaho sinyatire nabo bimenyeshejwe. ariko bano bantu baza muri politiki bagira ngo ntibazi na politiki. icya mbere mu by'ukuri usibye kubeshya buriya abahanga mu muziki abantu bari hariyo bacuranga bya byuma batestinga mbere y'uko umuhanzi aza. hari ukuntu batestinga sound bakajya bavuga ngo ABCD check mic 1 2 hari umuntu nita 1 2 ahantu hose iyo hari nuza ubanza kuza kumva 1 2 check sound 1 2 abase ntago bacekinze sound. noneho hari ukuntu rero umuntu aje wabona uburyo acekinga sound ukumva aravuze ngo 1 2 ukumva biravuze ngo shwi hirya no hino. abatekinisi bakongera ati 1 2 kugeza ubwo event itangira hakirimo 1 2 zayeko n'ibindi bitikurana bisatirana bikivuga. abantu rero ukibabona baje mu by'ukuri ubona ko nta wabanje gukora test ya sound yabo. icya mbere ntabwo bikuraho ko aba bantu bo biyumva nk'abashobora ariko bagaragara nk'abadashoboye bamwe na bamwe bo ubwabo abavuyemo cyane abakandida bavuyemo kuvuga ngo bamwe aba bakandida bavuyemo abureba iyo akinjira umubona umureba agenda mbese umbonye ngenda wagira ngo nta bushobozi mfite. icyo rero abakandida bose bakinjira ubona ko umuntu we yiyumva nk'ushoboye ariko amaso y'abamureba ubona ko hari ibyo atashoboye. ariko reka kamanze nsobanura ibyo mvuga. niba umuntu akubwira ko agataba gasomye bamaze kumurega ntabwo ari umuntu uri buze guhangana n'ibibazo igihugu gifite.
iyo umuntu aje guhangana n'ibibazo igihugu gifite ari umuyobozi areba ibyo mureba mwese akimajina ibidahari akikanga ibitatwangitse agashyigikira ibyo mwese mubona bidashinga agakoresha imbaraga z'umubiri n'ubwenge. ni ikosa ryande rero yabonye rero urayishinja nde ntabwo ari ikosa sindi bubita ikosa. reka tuvuge ngo abanyarwanda barakinishijwe. oya baragerageje ahubwo baragerageje kujya mu myanya yo guhatana. ahubwo reka nkubwire ikirimo masha ntumbere ikiryarya hano tutabipfa. oya ni igisambo oya ntabwo kuko uwiga rutuwanga umva nkubwire marisha uwiga rutuwanga nkamwe mutanagiyeho aba bose barabaruka. oya dufite abantu hano bafite kapasite b'abahanga. ubuhanga bwabo se bushingiye iki tutabubona? uretse gato bafite ibindi ariko araza bazi gusoma iteganyagihe bakaba bati ntabwo nshobora kuva mu rugo nambaye bote n'igikote nk'ugiye muri neje kandi izuba riva mu gihe meteo yatubwiye ubushyuhe bugiye kwikuba kabiri muri ibi byumweru. wazi gusoma iteganyagihe taha ibyo bibote naba mbijyana akavuga ati ndaba nambaye agashati koroshye n'agakote kuko ngomba kuba umusirimu kale wenda ndambara agakote kale nateye neza n'inkweto yanjye nziza nkeye ku buryo mu biro nibarekura akayaga nibukumve ninasohoka ndaba ntarimo gutuyana kubira ibyuya. ariko shase ko bagasoma iteganyagihe noneho abatazi gusoma rero sikovi bakamanukana imikono babajiyobije ngitabari kuko ntari imana ikibazo ufite n'iki babijiyobije sikovi ikabuga si Kigali ikabuga si Kigali hanyuma se igipolisi si Kigali hanyuma se nyine hari abumva barageze ku ntego yabo bamwe bagarukiye ikabuga abandi 19 12 n'iki byose kavuga ati na televiziyo zarambonye hakoze ibintu byabo bantu buriya intego yabo bagezeho kandi kubwira 12 zuzuye z'igitondo kugeza tugaruke tumaze kumva umunota w'ubwenge. iyi